ngaho nguko rero izo ni imboga abaturage bo muri iri soko bacuruza, aho baba barimo bagenda bashakisha ibiceri byo kugira ngo barebe ko babaho. Baba bazindutse cyane rero birengagije uburiri bakaza gukora kugira ngo barebe niba hari ikintu bashobora kuza gukuramo uyu munsi wa none gishobora kubahindurira ubuzima. Rero akazi baragashaka, rero akazi baragaharanira, akazi ngira ngo bakirukaho, ntago wicara ngo akazi kizane. Niyo mpamvu nanjye ubwanjye mba nazindutse izi saha nkaza kugira ngo bakorere inkuru zitandukanye z'ukuntu muri iri soko biba byifashe. Rero nubwo nari kubabwira ngiyo ni imodoka yikoreye imifuka, ziriya ni karoti, ndetse ni karoti bagiye gucuruza mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, ziba zavuye mu ntara kugira ngo zize gucuruzwa i Kigali, cyangwa se zigezwe hano i Kigali amafaranga arusheho kuboneka. Aha rero ngiri ni isoko ryo kwa Mutangana, ngira ngo muri kubibona ukuntu abaturage baba bazindutse baje gushaka amafaranga. Ngira ngo ubu tuvugana turi isaha y'isa 11 zuzuye, aho hari abaturage benshi baje gushaka ubuzima, bari gucuruza imboga, barimo bamwe baratwara navuga imizigo, abandi bari kuranguza, abandi bari gukora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye hano rero muri iri soko ryo kwa Mutangana. Aha ni mu mujyi wa Kigali, ngira ngo abantu batahazi mukwiye kuhamenya, mukasobanukirwa, mukamenya ko ari ahantu ho gushakira amafaranga, ushobora kuhakura amafaranga ndetse ubuzima bugahinduka. Hari abantu benshi bavuga ngo bagiye babura igishoro cyangwa se bagiye babura icyo gukora, ariko ndagira ngo nkubwire yuko aha hantu imwe mu mirimo ihari, harimo imirimo ihagaze igishoro cy'amafaranga menshi, ndetse harimo n'imirimo ihagaze igishoro cy'amafaranga makeya. By'umwihariko hari abamama bacuruza imboga ziba batandika hasi kuri kaburimbo, bagasasaho umufuka bagatambikaho imboga zitarengeje amafaranga 5,000. Ngizo rero imboga zaba bagiye bashyira hasi, ngayo amamodoka bazindutse mu gitondo aje kurangura, baza kurangura aba babyeyi ndetse bakarushaho kugenda babona amafaranga iyo agenda ababeshaho. By'umwihariko rero uyu munsi wa none muri iki gitondo twazindutse kugira ngo turebe ukuntu biba byifashe muri iri soko. Ngiye kubatembereza turebe ngo byimeze bite, aho wenda turi buze kuza gushyiraho inkuru imeze neza cyane, iza kugira icyo ifasha abantu bose batangiye ibintu bijyanye no gukora kugira ngo bagire aho bagera, ndetse bagire aho bava, ndetse bagire n'icyerekezo berekezamo, intego yabo bayigereho. Ngiyo rero imifuka y'ibirayi baba bazanye abantu kugira ngo baze barangure, ubundi bageze ku baturage icyitwa ibirayi. Ngayo nguko rero, aha ni imifuka y'ibirayi ahantu ibitondetse, ngira ngo iracuruzwa.